Ngwaye ikaze kuri Kigali Dicira Talks Entertainment. Ni amakuru y'abasitari nk'uko bisanzwe. Ni ukuvuga ngo umunyamakuru Murungi Munyengabe Sabin ku itariki 29 z'ukwezi kwa munani 2024 nibwo yagize gutya arandika ko ahagaritse ibiganiro, aho yavuze ko n'ubundi arwaye, ngo kuzageza igihe azumva amerewe neza nibwo azongera gukora ibiganiro. Ni ukuvuga ngo iyi nkuru yakiriwe n'abantu mu buryo bugiye butandukanye, aho bamwe bamukomeje, abandi bavuga ko ashobora kuba ari ukwirwaza bitewe n'uko ngo ari igitutu ashobora kuba ari gushyirwaho n'abantu bagiye batandukanye bitewe n'inkuru ziri kugenda n'ubundi zimuvugwaho. Ngira ngo Sabin murabizi inkuru ziri kugenda zimuvugwaho, aho biri kugenda bivuga ko atagenda abanira bagenzi be neza. Ibi bintu nibyo tugiye kugarukaho turebera hamwe inkuru zagiye zimuvugwaho, zigaca igikuba muri showbiz, bitewe n'uko abantu benshi bamukunda cyangwa se abantu benshi bamwiyumvamo, ndetse abantu benshi ntibabyumve kimwe. So hari inkuru rero zidasanzwe zagiye zigenda zimuvugwaho muri rusange, bamwe bakibaza ati se uyu ni Sabin twari tuzi? Uyu ni Sabin ushobora gukora ibintu bimeze gutya, dore ko akenshi yari mu ruhame cyangwa se muri rusange yigira nk'umuntu n'ubundi wicisha bugufi, akamera nk'umuntu n'ubundi mwiza, ariko abantu benshi ntabwo ariko babibona. So ni ukuvuga ngo ishusho yigaragarizamo ntabwo ariyo abantu benshi babona. So rero ibi nibyo tugiye kugarukaho turebera hamwe inkuru zidasanzwe yagiye atangaza zikamuhindura nyine umuntu wundi utandukanye n'uw'abantu benshi bazi muri rusange nk'uko agaragara. Ni ukuvuga ngo twinjiriye kuri iyi nkuru yatangajwe ku itariki ku itariki 4 Kanama 2015. Ni inkuru y'uwo bita Teta Sandra, ngira ngo muramuzi cyane, mwamenye muri showbiz. Ni umwe mu bakobwa bagiye bitabira Miss ndetse akaza kuba n'igisonga cya Miss. Ngira ngo uyu Teta Sandra muramuzi cyane, dore ko kuri ubu ngubu yanavugishije abantu benshi ubwo yashakanaga n'uwo bita Weasel Manizo wo mu gihugu cya Uganda, barizwaga mu itsinda rya Good Life, ndetse ubu ngubu akaba ari umugore we. Ni ukuvuga ngo inkuru uyu Sabin yayimutangarijeho igihe yakoreraga ikinyamakuru cy'Igihe, yabaye umunyamakuru w'Igihe igihe kirekire, ndetse akaba yaratangaje inkuru idasanzwe kuri uyu mukobwa, inkuru itarishimiwe n'abantu benshi, ndetse n'inkuru yababaje uyu mukobwa by'umwihariko, dore ko yari ifite umutwe ugira ngo ubucukumbuzi ku bujura, ifungwa, ubutiriganya, ngo ubwambuzi, gukundiraha kuri Miss Teta Sandra. Iyi ni imwe mu nkuru zaciye igikuba muri showbiz, ndetse abantu benshi bagira amatsiko yo kurisoma, ndetse iyi nkuru yamuteje abantu muri rusange. Akimara nawe kuyisoma rero yahise yirukankira mu buyobozi ajya gutanga ikirego, ndetse agaragaza ko ibyo uyu munyamakuru wabo Murungi Sabin yagiye amutangazaho atari byo, ndetse babajije igihamya uyu munyamakuru abura ibimenyetso by'iyi nkuru yagiye atangaza. Ibi ngibi bifatwa nk'igihuha, ndetse bifatwa nabi cyane, dore ko bari kuburana uyu mugore aho yakaga indishyi igera kuri miliyoni zigeze kuri 14. Izi miliyoni 14 rero zavugishije abanyamakuru ndetse n'abantu muri rusange, bitewe n'uko yari amafaranga menshi. Gira murabizi 15 yari amafaranga menshi cyane, ndetse baraburanye baza kwemeza ko bagomba kumuha miliyoni 4. Ndetse izo miliyoni 4 twihuse cyane, izo miliyoni 4 uyu Teta Sandra ntabwo yazifashe, ahubwo yarazibarekeye, avuga ko afitanye imikoranire myiza n'Igihe, dore ko ubu ngubu uyu mukobwa bari bamaze kumuhagarika mu mirimo ye, dore ko yakoraga muri banki imwe, bari bamaze kumwirukana, ndetse no mu bafatanyabikorwa runaka yakoranaga nabo bari bamaze nabo kumwirukana. So icyo gihombo rero cyose yarakirengagije, avuga ko afitanye imikoranire myiza n'Igihe, ndetse adakwiye kuba yakomeza ibintu. Nuko nyine abarira gutyo Munyengabe Sabin ndetse n'Igihe, icyo gihombo bari bagiye gutezwa n'uwo mukobwa kiba kivuyeho. So iyo ni imwe mu nkuru rero yatangiye kugaragaza uyu Murungi Munyengabe Sabin neza, abantu nyine batangira kumenya uwo ari we. So ni ukuvuga ngo izindi nkuru zagiye zitangazwa ni inkuru akora n'ubundi ku kinyamakuru cye, dore ko nyuma y'uko avuye ku Gihe yaje kujya mu Nyarwanda, naho nyine akajya akora utuntu nk'utwo ngutwo, ariko nyuma y'uko avuye ku Nyarwanda yaje gushinga ikinyamakuru cye, ndetse ashinga n'umuyoboro wa YouTube. Kuri ubu ngubu akaba ari umwe mu miyoboro n'ubundi ikunzwe cyane n'abatari bake hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ndetse dore ko abantu benshi akoresheje ibiganiro akenshi n'ubundi higanzamo igitsina gore, aho abantu benshi bavuga ko ari channel ijyaho abagore barira, ndetse abantu benshi bakaba bamushinja kuba asenya ingo z'abandi binyuze mu biganiro akoresha abo bagore, bitewe n'ibibazo
ibibazo n'ubundi ngo agenda abaza bigiye bitandukanye, ndetse ibyo bibazo bikibanda ku muryango, ku mugore utazi kwisobanura neza cyangwa se ku mugore utazi gutanga amakuru neza, agashiduka n'ubundi yimennye inda, yavuze amabanga y'urugo. Ugasanga n'ubundi biri kugenda biteranya uwo mugore ndetse n'umugabo we, umuryango ugasenyuka gutyo. Ngira ngo murabizi uwitwa Clara ni umwe mu bagore bagiye bavuga cyane ko uyu Murungi Munyengabe Sabin atari umuntu mwiza habe na gatoya. Abantu rero bakibaza ukuntu Clara ashwanye na Murungi. Abantu benshi nyine ntibabyumve neza bitewe n'uko Clara TV ari imwe muri channel n'ubundi zazanywe n'uyu bita Sabin. Rero abantu ntibabyumve neza bakibaza nyine n'icyo bapfuye, ugasanga ntabwo babyumva neza. Abantu benshi rero bavuga ko barekeye gukora ibi bintu bya YouTube bitewe n'uko ngo uyu Sabin, ubwo tugeze ku cya gatatu, abantu benshi bavuga ko barekeye gukora ibi bintu bya YouTube bitewe n'uko uyu Sabin ari umwe mu bantu ngo bagiye babaca intege cyane, bitewe n'uko ngo afata abatumirwa akabajyana nyine akabagira abe, ndetse akanabishyura amafaranga akababuza kuba bajya ahandi hantu henshi hagiye hatandukanye. Ibyo ngibi bikomozwa ku witwa Yago Pondati ndetse n'abandi bantu bagiye batandukanye bagiye babivuga mu bihe bigiye bitandukanye, bavuga ko uyu Sabin rwose atari mwiza na gatoya, bitewe n'uko ngo yishyura abatumirwa akababuza kuba bajya ahantu aho ariho hose, ndetse abo bantu bandi ngo bakabura abantu baha ibiganiro. Ngayo nguko ibya Sabin byo ni hatari. Noneho ibindi bya Sabin byagiye hanze, ndetse biba akumiro ubwo uyu bita Ndimbati, ngira ngo Ndimbati muramuzi, ni umusitari ukomeye cyane hano mu gihugu cyacu. Ubwo uyu Ndimbati yafungwaga ndetse biza kumenyekana ko ari uyu Sabin umushyirishijemo, ngo binyuze mu makuru yagiye hanze, bitewe n'uko ngo yagiye aha amafaranga umugore wa Ndimbati uwitwa Firidausi ngo yamuhaye amafaranga, ndetse amukoresha ikiganiro amubwira ko azamwitaho, bitewe n'uko ngo uyu Ndimbati n'ubundi ngo azaba yaramaze gufungwa, ndetse amubwira ko azamwitaho, ndetse namara no gufungwa ngo nta kindi kibazo azigera agira. So ibyo ngibyo rero byavuye kuri video uyu munyamakuru ngo Murungi Sabin yari afite, ndetse iyi video yaje kuyumvisha Ndimbati, amubwira ko asaba kuba yamuha miliyoni enye zose, natazimuha rero ari buze kuba yafungwa. So rero Ndimbati ntahantu yari kuzikura, yarazibuze, maze ubundi ubwo iyo video igera ku bashinzwe umutekano, birangira uwo Ndimbati n'ubundi bamushyizemo, dore ko akenshi ari bimwe mu bintu byagiye bivugwa ko Ndimbati yaba yarateye inda uyu mukobwa bita Firidausi ngo atujuje imyaka. Rero ubwo baburanaga, uyu Ndimbati yaje gutangaza ko uyu bita Murungi Sabin ari we muntu wa mbere ngo abanje kumushyirishamo, avuga ko natamuha amafaranga kugira ngo iyo video areke kuyitangaza, ngo azafungwa natareba neza. So rero byaje kurangira uyu Ndimbati aburanye aza no gutsinda, biturutse kuko n'ubundi byaje gusangwa ko uyu Firidausi ngo yari afite imyaka, igihe nyine cyari cyuzuye, cyari cyarageze cyo kuba yaterwa inda. Birangira n'ubundi uyu Ndimbati atsinze urwo rubanza, birangira uyu Sabin n'ubundi birangira akozwe n'isoni. Nuko nguko byagiye bigenda, ako kagambane kose uyu Sabin yakoreye Ndimbati karangira gutyo. Rero ntago byahereye aho ngaho gusa, dore ko Ndimbati yakomeje kugenda abivuga mu bihe byinshi bigiye bitandukanye, ndetse anabisobanura neza ukuntu uyu bita Murungi Sabin yamugambaniye. Ngira ngo ibi bintu mwagiye mubyumva hirya no hino, mwagiye mubyumva cyane. So rero si ibyo gusa, hari n'ibindi bintu byinshi byagiye bikorwa, ndetse uyu Sabin agashyirwa mu majwi cyane, bivugwa ko nyine ibyo bintu ari we waba yabikoze, ariko abantu benshi ntibabyemere, ntibanabyumve. Rero muri iki gihe turimo, dore ko ari kugenda ashyirwa mu majwi cyane, rero akaba yarwaye, ariko abantu benshi ntibabyemere, bakaba bavuga ko nyine ashobora kuba yahunze igitutu ari kugenda ashyirwaho n'abantu benshi bagiye batandukanye. So Sabin rero ni umwe mu banyamakuru b'abahanga babimazemo igihe, ndetse babikoze igihe kirekire, ndetse akaba ari umwe mu bagabo n'ubundi bafite content kabisa, ubona ko bimeze neza cyane, akaba ari creativity. Ni umwe mu bagabo n'ubundi navuga ngo b'icyitegererezo cyane, ariko ibikorwa bimwe na bimwe, amagambo menshi agenda amuvugwaho, ugasanga nyine ntabwo ari amagambo meza, ariko abantu benshi nanone ngo tugarutse ku cya gatanu, bakaba bagenda bamushinja ko ari umwe mu bagabo biyoberanya cyane, ari umwe mu bagabo ngo bafite umutima utari mwiza, ngo bitewe n'uko iyo ari mu ruhame, iyo ari mu bantu, ngo yigira umuntu mwiza
mwiza ngo ariko muri we indani akaba afitemo ikintu cy'uburyarya, ngo umubona ngo ari kuvuga mu ruhame ngo uba ubona nyine ari umuntu mwiza, ariko mu by'ukuri ngo ni umwe w'indyarya. Ibi ngibi byagiye bituruka ku bantu benshi bagiye batandukanye, aho bavugaga ko ngo iyo babaga bari mu bantu yaberekaga ko ari umuntu mwiza, akabereka ko nyine ari inshuti, ukaba wamwibeshyaho nyine uzi ngo ni inshuti yawe, ariko ngo byagera ahandi handi ngo akakwihinduka ukagira ngo ntabwo ari we nyine wari uzi, biturutse n'uko ngo akenshi ngo muba muri mwenyine. Sabe rero ni ibintu byinshi bigenda bimuvugwaho, reka wenda ibi ngibi aba ari byo ndekera aho ngaho, gusa icyo nagarukaho ni uko ntawe unezeza rubanda, niko abantu benshi bavuga, ntawanezeza bose. Hari ibintu byinshi Sabe agenda akora byiza, wenda nta n'umwe ku isi uri marayika, n'ubundi nk'uko tubizi nta muntu ku isi uri marayika ubaho, uko niko tubizi. Sabe rero ni umuntu kandi yanakosa ntawamenya, gusa ni byinshi bigenda bivugwaho nyine bitari byiza, kandi ndakeka nawe uri umuntu kandi urakosa, nawe wabyumva. Nta bindi birenze rero, mukomeze mugire ibihe byiza. Yari Kigali The Twilight Talks Entertainment, amakuru y'abasitari yo nakagaruka. Murakoze cyane.